washinyaguzima ni iki kikugenza hano wibagiwe ibyo ku ishuri uje kuntukira iwacu Brian ko ntawe uri hano uyobewe iwabo ntuhamusanga Natasha ndakwinginze byibuze umwe n'umunota umwe gusa nkubwire ikindi ku mutima ubonye ko ndi umuganga utabara imfubyi n'abapfakazi mbega umukobwa utagira isoni Natasha ndakwinginze ikintu cyari kinzanye urabizi yuko umfata nk'umwanzi wawe ariko ikinzanye ni ukugusaba imbabazi twakoze byinshi bibi ariko igihe kirageze ngiye ko mva muri ya group wowe uva muri group cyangwa hari icyo bagutumye ntabwo ari cyo kingenza ikingenza ni ukugusaba imbabazi ku byo nakoze nka umwe mu nshuti zawe kandi wizeye ese ndamutse nkwizeye ntabwo wazampinduka ndakwinginze kandi ndagusezeranya yuko nindamuka mbaye imwe mu nshuti zawe nzagufasha mu bibi mu byiza tukishimana wabara tukababarana ndakwinginze Ali reka mbyizere kuko umutima uguhatirije kuva iwanyu kunsanga mu rugo kunsaba imbabazi ndakubabariye nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba gusa ndagusabye ikintu kimwe ntuzampinduke kandi ntuzasubire muri groupe mbi nemeye kukugira imwe mu nshuti zanjye nizere ko kuri Natasha ubu ngubu nta cyaha ufite haguruka si ngombwa yo kumfukamira ntabwo ari byiza pe nakubabariye kandi byumve ko mbikuye ku mutima